Uyu munsi rero tugiye kurebera hamwe uko ishapule ya rozari ivugwa, ku buryo ku batabizi namwe mushobora kwigiraho uko ivugwa, ndetse ababizi wenda mukaba mwabisangiza abatabizi kugira ngo bamenye uko iyi shapule ivugwa, kuko niba nawe uyivuga urabizi neza ko rozari ari isengesho rikomeye cyane rifasha umuntu gutsinda sekibi rwose, ibyo wabonaga nk'ibidashoboka bigashoboka. Iri sengesho rero mu kurivuga mbere na mbere ugomba kumvisha ko ubanza ukiyumvisha ko ari isengesho riri meditative. Ngo ni meditative prayer, uvuga uzirikana, ntabwo ari ukuvuga gusa nk'uririmba, uvuga uzirikana ibyo uvuga ukabitekerezaho, ntabwo ari ukuvuga gusa. Niba urimo uravuga ndakuramutsa Mariya, ukamenya ko nyine Bikira Mariya umubyeyi wacu ibyo umubwira arabyumva, ukizera ko nyine uri in presence, cyangwa se nawe ahari arimo akumva. Waba ugiye kuvuga dawe uri mu ijuru, ukaba uzi ko nyine Imana irakurebera kumva ibyo urimo irabyumva, ukabivugana icyizere wumva ibyo urimo. Ntabwo rero ari ibintu byo kuza ngo uvuge gutyo gusa, narayifashe mu mutwe ngiye kuyitura aho biri aho. No, iyo umuntu asenga Imana ibimwumva. Mwumva rwose jya umenya ko Imana iri kumwe nawe igihe usenga. Ko Yezu Kristo yarabivuze, igihe babiri cyangwa batatu bateraniye hamwe ku bwanjye mba ndi hagati yabo. Urumva ko noneho igihe tuyivugiye hamwe turi benshi byo bigira akamaro kurushaho. Gusa bitavuze ko nawe uyivuze wenyine itagira akamaro, bigira akamaro rwose. Gusa noneho urumva igihe mubaye babiri cyangwa batatu ko muba muhuje imbaraga zanyu, zikuba inshuro nyinshi bikarangira nta wundi w'umunyantege nke abarimo bafite ukuntu bari hejuru mu by'ukwemera bamuzamuye, ukabona rwose ibintu biri kugenda bikunda, ibyo wabonaga uri wenyine bidashoboka. Rero ni byiza cyane ko ivugirwa hamwe, ikavugirwa hamwe abantu bari kumwe. Uko rero ukivugwa itangira nk'uko bisanzwe. Isengesho ryose ritangizwa ikimenyetso cy'umusaraba, ugira uti ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amen. Ikimenyetso cy'umusaraba mu kugikora ugomba gukoza agatoki kawe ku gahanga igihe uvuga ati mu izina ry'Imana Data. Wajya kuvuga Mwana ukagashyira mu gatuza, ku igufa ry'agatuza, na Roho ugahita ugashyira ku rutugu rw'ibumoso, akaboko. Mutagatifu ukabivuga akaboko kari ku rutugu rw'iburyo. Of course ubwo uri gukoresha akaboko k'indyo apana akamoso. Then wamara gukora ikimenyetso cy'umusaraba, ugahita ko uvuga isengesho rya ndemera Imana Data ushobora byose ari mu ijuru n'isi, nemera n'umwana we w'ikinege Yezu Kristo umwami wacu, wasamwe ku bwa Roho Mutagatifu akabyarwa na Bikira Mariya, akababara ku ngoma ya Ponsiyo Pilato, akabambwa ku musaraba, agapfa, agahambwa, akamanuka ajya ikuzimu. Ku munsi wa gatatu akazuka, akajya mu ijuru, akaba yicaye iburyo bw'Imana Data ishobora byose. Ntihazava aje gucira imanza abazaba bakiriho n'abazaba barapfuye. Nemera Roho Mutagatifu na Kiliziya Gatolika ntagatifu n'urusange rw'abatagatifu, cyangwa se ubumwe bw'abatagatifu, n'ibabarirwa ry'ibyaha, cyangwa se n'uko abanyabyaha babikizwa, n'uko abantu bazazuka bakazabaho iteka ryose, amen. Iryo sengesho warirangiza ugahita ujya ku isengesho rya dawe uri mu ijuru.
isengesho rya dawe uri mu ijuru, our father who art in heaven. Isengesho rya dawe uri mu ijuru ukarivuga, dawe uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe, ingoma yawe yongere hose, icyo ushaka gikorwe munsi nk'uko gikorwa mu ijuru. Ifunguro ridutunga uriduhe none, utubabarire ibicumuro byacu nk'uko natwe tubabarira abaducumuye, ntuduterane mu bitwoshya, ahubwo dukize icyago. Amen. Ukarivuga isengesho twigishijwe na Nyagasani Yezu, utekereza neza ibyo uvuga. Niba uri kuravuga ati dawe uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe, ugomba gutekereza esike njyewe mu byo nkora, mu byo mvuga, mu aho nkorera, mu byo mbamo byose hano ku isi nubahisha Imana. Ukabitekerezaho muri ubwo buryo. Igihe usenga niho nyine isengesho ryawe birangira ryera imbuto. Ukarivuga ngo tubabarire ibyaha byacu nk'uko natwe tubabarira abaducumuyeho. Ugatekereza mbega ko nshaka ko Imana imbabarira ibyaha byanjye. Njyewe abangiriye nabi njya mbababarira, njya mbagirira imbabazi, hari uwongirira impuhwe. Ukabitekerezaho. Watsindwa, wasanga hari icyo utagenza neza nyine, ugafata ingamba, ugasaba Imana ikaguha imbaraga mu isengesho uri kuvuga, ikaguha imbaraga noneho mu buzima busanzwe ikagushoboza kugenza neza ibyo wagenzaga nabi. Ariko bikomoye muri uko kuzirikana aya masengesho, ndakuramutsa Mariya dawe uri mu ijuru n'andi yose tuvuga, ukirinda gufata isengesho nk'indirimbo iri aho y'umuziki usanzwe uri aho, ya muziki y'abantu bahimbawe, baborewe, baririmba batita ku byo baririmba. Ni isengesho rya dawe uri mu ijuru rirangije, ubwo ndemera Imana imwe uyivuga wafashe ku musaraba. Ubwo n'igihe nyine umaze gukora ikimenyetso cy'umusaraba, ndemera Imana imwe ukayivuga wafashe hano ku musaraba, dawe uri mu ijuru ukabivuga wafashe ku yibukiro riri ryonyine, irindi rikurikirana n'umusaraba. Then aya mibukiro atatu akurikiyeho yegeranye akurikirana, uhita ko uvuga ndakuramutsa Mariya inshuro 3 kuri aya mibukiro atatu yegeranye. Warangiza ndakuramutsa Mariya 3, ugahita uvuga wubahe Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu nk'uko bisanzwe iteka niba n'iteka ryose. Amen. Isengesho rya Yohana rero ubivuga hano kuri uyu mwanya uri hagati y'iri saro riri ryonyine ry'ibukiro rya mbere, hamwe n'aya masaro atatu ya ndakuramutsa Mariya. Uriya mwanya uri hagati yaho uhavugira isengesho rya wubahe Imana Data hamwe na Yezu wacu, isengesho ry'ifatimo. Banza ukavuga wubahe Imana Data, ukirangiza ndakuramutsa Mariya 3, wubahe Imana Data, then warangiza wubahe Imana Data ugahita uvuga Yezu wacu. Tubabarira ibyaha byacu, turinda umuriro w'iteka, kiza roho z'abantu kandi uziyobora inzira y'ijuru, cyane cyane wite ku bakeneye impuhwe zawe n'abanyabyaha b'isi yose. Amen. Warirangiza ugahita uvuga iyibukiro rya mbere bitewe n'amibukiro ugiye kuzirikanaho, cyangwa se niba ari rozari ugahera kwayo kwishima, ukomeza uzamuka nyine kayo kwishima ko ubuzima bwa Yezu na Bikira Mariya bwagiye bugenda kwishima. Yezu avuka, Bikira Mariya bamubwira ko azabyara umwana w'Imana, Yezu akavuka, dukomeza uko byagiye mway'urumuri mway'ishavu mpaka birangiriye birangiriye mway'ikuzo, Yezu yisubiriye mu ijuru mutagatifu akaza. Then ubwo iyo birangije kirangiza kuvuga iyibukiro rya mbere, ugomba uhita ko uvuga isengesho rya dawe uri mu ijuru
mbere y'uko utangira izi ndakuramutsa Mariya 10 za mbere, ukavuga isengesho rya dawe uri mu ijuru. Warirangiza ukavuga ndakuramutsa Mariya inshuro 10, uzirikana muri bwa buryo nakubwiye bwo kuba neza wumva ko uri kumwe n'Imana. Bikira Mariya umubwira arakumva kuri hafi, ntiwumve ko ari ibintu biri aho. Wazirangiza ndakuramutsa Mariya 10, ukongera ukavuga ubaha Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu nk'uko bisanzwe iteka, nyubahwe n'iteka ryose, amen. Ubwo warangiza ukongera ukavuga isengesho rya Yesu wacu tubabarira ibyaha byacu, rya sengesho ry'ifatimo. Warangiza ugakurikizaho iyibukiro rya kabiri, hanyuma ukongera ukavuga isengesho rya dawe uri mu ijuru, ugakurikizaho ndakuramutsa Mariya 10 ku yandi mantuze agezweho. Warangiza ugahita uvuga ndakuramutsa Mariya 10 nazirangije, uvuze wubaha Imana Data na Yesu wacu iyibukiro rya kabiri. Then mbere y'uko utangira ndakuramutsa Mariya 10 zindi nanone wongera uvuge isengesho rya dawe uri mu ijuru, dukurikizaho ndakuramutsa Mariya 10, wubaha Imana Data, Yesu wacu iyibukiro rya gatatu, wongera utangire dawe uri mu ijuru ndakuramutsa Mariya inshuro 10, wubahwe Yesu wacu iyibukiro rya kane, gutyo n'irya gatanu rirangiza. Noneho numara kuvuga iyibukiro rya gatanu kubiteho, ahita ukurikizaho dawe uri mu ijuru. Nurangiza dawe uri mu ijuru za ndakuramutsa Mariya 10 zisigaye zivuge, hanyuma nuzirangiza aho kugira ngo uvuge hubahwe, niba ushaka kuvuga ishapule imwe, ariko ushaka kuvuga ishapule imwe urahita ko ntabwo uri buvuge yubahwe, urahita uvuga Bikira Mariya Nyirimpuhwe, wibuke ko nageze kumva ko wasubije inyuma waje guhungira agutakambira ngo umurengere umusabire. Nicyo gituma nkwizera ndakugana